nk'uko mwari mumaze kubibona umuhanzikazi Rachel ni umwana muto ukizamuka wigira ku birenge bya AIME mufite ibihangano byinshi cyane kabisa bitabarika mu gihe Rachel ari gukora album yiwe ya mbere amaze gukora ama single abiri hanyuma akaba gikomeje no kumwigiraho n'ibindi byinshi cyane. Rero muri aka kanya nk'uko mumaze kumenyera duhita tubaha akanya bakagira icyo baganira, Rachel akamubaza akamukosoza bagakora ikintu. Reka turebe icyo biza kuba bitanga collabo yabo bombi babiri. Ikibazo ushaka kubaza kijyanye na career, about your career, because wowe uri umuntu twese tureberaho, career yawe yarenze no kuba career, it's something huge. Ndagira ngo mubaze kakora nyine gukora career, ndagira ngo mubaze ni gute wabigenje kugira ngo indirimbo zawe zibe worldwide zimenyekane ahantu hose. Ndagira ngo mubaze nyine how did you do it? Birasa nkaho uri struggling no kugira indirimbo zawe zigere kure. Actually icyo ni ikibazo ngira ngo nyuma yo gusohora indirimbo nicyo kibazo kenshi kiza ku muririmbyi. Intambara ya mbere ikomeye umuririmbyi yumva yamaze kumenya kuririmba, Imana ikaba yaramuhaye no kuhimba indirimbo. Intambara ikurikiraho abarubu bose nzabasha gusohora indirimbo nibura ngira indirimbo yanjye isohoka hanze. Iyo imaze gusohoka ni ikibazo mpura n'abantu benshi bari byinshi bambaza bamaze gusohora indirimbo. Imaze gusohoka atangiye gutekereza ngo ko narinzi ko nisohoka abantu bazayikina ko numva batari barakiraho uko mbishaka. Iki kikaba nicyo kibazo gita gikurikiraho. Ariko uko wizeraga Imana wifuza icyampa Imana ikashuza nkasohora indirimbo, Imana ikabikugezaho. Niko ugomba gukomeza kwizera Imana ko nubundi ya message iri mu ndirimbo wasohoye Imana yaguhaye buriya butumwa Imana izabugeza kure no kugira ngo abantu bakomeze babwumve. Of course hari uruhare rwacu ibyo tugomba gukora, niba amaradiyo ahari genda rero ku maradiyo, niba ari televiziyo, niba ari video, genda igeze ahantu hatandukanye aho ushoboye, kuza YouTube, Instagram, Facebook, aho ushoboye wijyaneyo. Actually ukora uruhare rwawe, ariko bidakuyeho ko urufatiro ruba kwizera Imana niwe wampaye indirimbo, niwe wayigeza kure, bikurinda kuba wagoma itego imwe n'imwe ushaka ko indirimbo yawe iba promoted. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Like a river, I've got joy like a river. I've got joy like a river in my soul. Ooh, okay. I've got joy. Okay. Okay. Oh, sorry. I've got joy like a river. I've got joy like a river. I've got joy in my soul. I don't know. In my soul. Okay. In my soul. Yeah, you got it right, yo. Turashimira
Uwimana, umuhanzi umulegende wemera guca bugufi tugakorana ikiganiro agafasha umwana nka Hachel akamuhugura akamuzamura. Turashimira na Hachel guca bugufi akemera kwemera kwigira ku birenge by'umulegende. Ni ingeso nziza kandi n'umuco mwiza dukwiye kuba dufite wuko abana batoya baca bugufi bakigira ku bantu babanjirije kugira tala zabo zishining cyangwa se zigira urumuri zigeraho zigera kure hashoboka. Alright, turabashimira rero bose babashije kwitanga no kugaragara mu kiganiro cyacu. Turashimira namwe mwese mukomeza kubana natwe mudukurikira mudutera inkunga zitandukanye mu bikorwa ndetse na comment zanyu. Mukomeze mubane natwe rero, ikiganiro cyo murabizi nakagaruka nkuko mu Kinyarwanda bivuga naho ubutaha.